gusa Mutesi Jolly yakoze amateka muri uyu mujyi wa Kigali, yahujuje inzu itwaye akayabo ka miliyari. Murajya he? Miliyari ariko uri kuyumva? Ubu baraje bibaza ahantu ivuye. hari umuntu ubuna n'ubu uba ukodesha apartment akaba atarazamura n'agashamburete ariko akodesha apartment, ariko umwana w'umukobwa yaragiye aritonda inzara yubaka. Njyewe iranzu nayirebye nta kindi nakoze, namanitse amaboko ndavuga ni mute kuva nabaho, kuva nakitwa nge n'ubwa mbere mbonye umwana w'umukobwa ukoze amateka. Kuba umwana w'umukobwa utarashaka, utarabyara, akaba yujuje inzu ingana kuriya n'abagabo bangahe batayubaka. Bamwe ati kudashaka dore abandi bakobwa bagenzi bawe muri mu kigero kimwe barashaka. Ni itegeko. Ese gushaka barabihembera? Ako muri iyi minsi imihanda irakonje cyane, yibereyemo imfunga, abagore n'abagabo ngo bicanye, abajura n'ibyo bintu byibereyemo gusa. Abantu bari kwibaza bati se ariko ubundi ni ukubera iki ibintu by'ubwicanyi wenda na mbere byahozeho? Kubera ko hari igihe umuntu ashobora kumva ikiganiro akavuga bati aya ni amagambo yawe se undi na mbere ntibyahozeho. Ati kubera icyo uri kuvuga gutya ngo iki gihe ngo gutya na gutya. Nyamara iyo urebye ubu ngubu birakabije bigeze ku rundi rwego. Nta munsi wa rimwe, nta munsi n'umwe uri kwira cyangwa se uri gushya tutumvishije ngo aha hantu ngo umugore yishe umugabo cyangwa umugabo yishe umugore, kandi amwishe urupfu ruteye ubwoba, amwishe nabi cyane. Rero abantu bakaba bari kwibaza bati se bire guterwa n'iki, habaye iki? Bamwe bari gutera commentaires zigiye zitandukanye bati ni iminsi ya nyuma, abandi ati ni inzara, abandi ati ni uko byagombaga kugenda nta kundi. Nyamara iyo ubirebye usanga koko ari bya bihe bya nyuma, nk'ababivuga nk'ababizi bavuga ko nyine abantu bazagira gute, bazamarana. Kubera kuri kureba ugasanga byageze ku yindi shusho, byageze ku rundi rwego. Njye none ndi kubyumva, ndi kuva mu matwi yanjye nabihaze, kubera ko ndi kumva ngo ahangaha ngo umuntu yishe undi, ahangaha umuntu yishe undi. Ngenda abona wagira ngo babigize nk'akazi. Byageze ku rundi rwego, ariko nta kuri tugomba kubisengera kugira ngo tugire gute, tubashe kwiyakira mu bihe tugezemo. Iyi ni breaking, iyi ni inkuru yaciye abantu igikuba muri uyu mujyi wa Kigali. Abakobwa birataga ngo bafite ubwiza, abakobwa birataga ngo bameze neza. Umukobwa witwa Mutesi Jolly yabakubise hasi ate rero. Mutesi Jolly n'ubundi ni umunyadutondo mu kintu cyerekeranye n'amafaranga. Uriya mwana w'umukobwa afite ikintu kiswa amafaranga, kandi koko mureke ayagire ani mu gihe. Uriya mwana w'umukobwa igihe cyo cyose, hafi igihe cyose cy'ubuzima akimara muri business. Ntago ari wa mukobwa wavuga ngo yirirwa yirata ubwiza, kubera ko aranabufite anabwira se nta kintu bitwaye, ariko ntago ari kateye. Ahubwo we ikintu akora ni umu business, hariya byita umu businessman, ni umu business woman, ntago mbizi mwebwe muragira gute muri sesengurira. Gusa Mutesi Jolly yakoze amateka muri uyu mujyi wa Kigali, yahujuje inzu itwaye akayabo ka miliyari. Murajya he? Miliyari ariko uri kuyumva? Ubu baraje bibaza ahantu ivuye. hari umuntu ubuna n'ubu uba ukodesha apartment akaba atarazamura n'agashamburete ariko akodesha apartment, ariko umwana w'umukobwa yaragiye aritonda inzara yubaka. Njyewe iranzu nayirebye nta kindi nakoze, namanitse amaboko ndavuga ni mute kuva nabaho, kuva nakitwa nge n'ubwa mbere mbonye umwana w'umukobwa ukoze amateka. Kuba umwana w'umukobwa utarashaka, utarabyara,
akaba yujuje inzu ingana kuriya n'abagabo bangahe batayubaka. Abakobwa b'i Kigali urabemeje, sibo gusa kuko abagabo bakigondera zira nzu se ni bangahe? Njye ndi kubona nta n'abahari. Sinzi buri Kigali umugabo wakubaka iranza ari hehe? Sha biragoye ariko uriya mwana w'umukobwa arakora, umva igihe kinini kiwe akimara muri business arakora. Nubwo ndabizi abantu baraje mutangire ni rugumiye none n'amafoto nabonye ari kumwe na Diamond, ni Diamond we muhamuzi bari kuvugana ibiki? Muhamuzi bari kuvugana ibiki? Hanige wasanga ibyo ngibyo by'inkundo namubeshyira barabishyize ku ruhande kugira ngo abanze agire guti yiyubake, kubera ko buri ubuzima burimo n'urukundo gushaka kwiyubaka biragora. Ahubwo mbona wakwisenyura. Kwiyubaka biragoye mu gihe uri kwijandika mu nkondo. Mutesi baba we mbega inzu. Bamwe ati kudashaka dore abandi bakobwa bagenzi bawe muri mu kigero kimwe barashaka. Ni itegeko ese gushaka barabihembera? Abantu bashatse hari ahantu bagenda bakabaha umushahara uko bashatse. Gushaka bifite uwuhe mumaro ku buryo wowe bifata ukabishishikariza umuntu? Ese wowe ukunze umuntu ukurenzeho uko yikunda? Umuntu hari umuntu uyoberwa ibyiza kuri we ku buryo wowe ujya kubimumenyera ugahora wibaza ngese azashaka ryari? Azashaka ryari? Azashaka igihe umutima we uzabimwemerera. Kandi nubwo ntago abantu bose ari ngombwa ngo bakore ibintu bimwe kimwe nuko yanabyihorera. Uko wowe washatse ntago ari ngombwa ngo Umutesi Jolly ashake. Ashobora no kwibera adashatse kandi akabaho neza bitewe nuko ariyo mahitamo ye. Ntago ibyishimo bibera mu gushaka we. Kuba afite inzu imeze kuriya yujuje inzu ya miliyari wasanga ariho umunezero we uri. Mu gihe wowe wafashe miliyoni zawe zingahe wazikozemo igikwe, ejo uzabura n'amafaranga yo gukodesha inzu, ejo uzanaburara. Mu gihe we ari gupanga mwana w'umukobwa yanyemeje, mu gihe we ari gupanga igihe azaba yarakoze ubukwe, igihe azaba ameze neza, nta muntu umuterera hejuru ngo bite byawe ngo ko nta kintu tubwira. Mwana w'umukobwa azi ubwenge. Ibintu by'urushako yabaye abishyize ku ruhande, ahubwo ari gushaka amafaranga. Kandi ko karega ni nacyo gihe kandi amafaranga muri iki gihe urareba ugasanga niyo ayoboye. We yabishyize imbere. Sha ndagushyigikiye pe. Ndagushyigikiye abo birirwa bavuga ngo ngo kutatashye ubukwe ngo we kudashaka ngo harabura iki? Araje abereka ibikorwa papa. Araje abereka ibikorwa, abereka ibyabahugiyemo. Ntago ahugiye muri bwa bugoryi bwanyu muhugiyemo, muri mu busambanyi, muri mu mipfuri, muri mu biki, mu bintu byose bidashinga. Oya, afite ibintu ahugiyemo by'umumaro. Nibyo na commentaire zose mwakongeraho ngo yabikuye aho yabikura hose, nawe uzajyayo turebe kubikurayo. Nawe uzajye urebe ko wabikurayo. Ngo yabikuye ngo kwa Rugumi, ngo aho yabikura hose nawe uzajyeyo. Wabuze n'agashamburete ngo aho yabikuye ntago bikureba. Icyiza nuko wabonye ari gutambagira inzu ye ya miliyari, wowe uratambagira iki? Gusa ntago kuyavuga siko kuyamara, ariko buriya ni ishema tuba tugize nk'igitsina gore cyangwa se nk'abakobwa. Biba bidushimishije kuba mugenzi wacu ateye iriya ntambwe. Biba bitweretse ko hari aho umwana w'umukobwa cyangwa se umugore yakikura akagira naho yigeza. Ni byiza cyane rwose. N'abandi babibahasha cyangwa se bumva batera intambwe nk'iyo Umutesi ateye, nabo ndabashyigikiye. Ubugoryi mwirirwamo mu buhagarike, nyamuneka nta kintu bumaze, ahubwo mushakishe ikintu cyabateza imbere. Iki kiganiro rero nahangaha ngisoreje. Kubera ko muri iyi minsi ntago ndi gukora iminota myinshi bitewe nuko ntaraba monetize. Rero nagira ngo mbashishikarize mu nkandire subscribe, nyamuneka mumfashe. Iyo nkunga niyo nyeneye kurenza izindi zose, kandi murambabwira ntisundi nkandire subscribe wabiki. Sari igihe mega urirwo zipfusha ubusureba n'ibintu biterekeranye by'ibitsina by'ibiki byose, wakirebeye kino kiganiro cyanjye ukankandira subscribe
ubundi ibintu bikagenda neza, ukanterera inkunga, hanyuma nkajya mbona ukuntu mbasha kuguha ibiganiro byiza nk'ibi. Ni ukuza nsesengura mvuga ibintu uko mbyumva, hanyuma nkaza ngira inama abantu uko mbyumva, ubundi nkikomereza. Uyu mwe muri kumwe ni Grace, iyi ni Grace Empire. Murakoze cyane.